Matiku. Tumeze bitwe se man. Umuturanyi. Se wowe. Turaturana warangiza ukamara icyumweru cyose ntakubona. Shause nari mutwicarane. Kamba nicariye mu pastori za dore si muherutse. Aya. Nyine baraturana warangiza ntibabonane kweli. Mani muri uyu mujyi ibintu byabaye salamara bakintu. Umuntu barimo arakinize. Ubuze uri gukina utuye business. Mani y'umuntu arimo atekereza ko na yarandi road. Tari kuboneka kandi mani kwezi ubona kwiyanuye bari cyane. Nyiri nyonjo yakuvunira umuheto sha. Ubwo ko bishunye nyonjo cyawo. Kugira ngo byaza korohera. Ahubwo se sha wakintu. Ngiye mukangiye kwandi bisi. Ujya uri mu bisizi. Ahubwo mbabwira. Nubwo kurimo kuraburaho iminsi ariko ntago nakwizera ko ataza kunyibutsa ranze. Nyina wakenuwe. Kanya mfite ikibebi. Rekazi. Kanone numva. Ngiye kugifatanya inyunge. Ewana. Ariko Rebeka yabinjije bamuterere ivi yirangareho impeta yambe kundisha ariko njyewe sindi bwirangare ubwo Matiku yansabye kumusura ndagenda iwaye baga yanjye niyibeshya agakora ku mahirwe makeya biraba birangiye ndagumayo koco uyu mugore twakora Rebeka we ni umuswa gusa ibishwe biragwira ahubwo reka nihute ngiye kureba sheri yanjye umwura muri mukanyura muri Kivuvu none niwe wanjye abandi bose twumvikane ngo mugire ingeso mari yewe nkoze ku rugi ngasanga ibitwi wawe bangaritse nk'iby'urukwavu wajya radio ubundi uraburi gucuranga ngo ndaza ukunze ingoma ubusa bwawe ariko nawe ejo nimeze ko nabigiye ariko tujye twabajamo nta n'ibiganje nta bikaze niziko ngewe imana ngira ibyana bisimburana uragusanga uwubonye ujajwe ukavuga amagambo atakangese nitwa Kararisa muvandimwe ntabwo sawa niwe wa ubwo rero wakintuye kipepi itese ceberiyo shangewe natunaye tu tunarirengeyo mutunaro warashize sha urabizi nanitse guhura n'ingegera nkubita indobo sha bambe yankubise isafuriya bawitonze gato reka ngende nanjye bitamba bye ceberiwe shangewe ikomereza imana yewe ibyanjye byaranze ahubwo abahungu b'iyi minsi basigaye bari gutera ingabo shancheberi we urambabaje kanigendere gusa uzambwira muri telefone amahirwe ntabwo yira afite ubutunaro kabisa kanikomereza ariko mana ndabubaye ceberi we bye ikomereze ariko afite n'ubutunaro rakabije nawe bamwita ako urabona uzamuka ugiye ruguriye kwaba twahirwa noneho hari ahantu inyuma yo kwa Nyiracekeri hari umukobwa uhari ndumva ari nawe mukuru wabo aje bamwita Nyiracekeri uri neza mwana nyine ugiye ubu yaba ataragira ndabona washukuye aho muri ntabwo wakumva ubu turi se ko mbizi kuri nk'ingurube mukanya uraryama ugaheraho mukanya urambira nk'ingurube ubundi icyo bita kuganisha wirandiro dinanazi ubona ku gikegetso umva baramutangiriye kure ntabwo ari buze we ntugire ikibazo nawe umubwire hano kandi narandode ko nabanye n'umujama mwana niyo yaza kumva nyine ndi bizi ukuntu yakihangana rwose bana nicyo mukundira nta mutima mubi we kanya ngiye kuvutura ahubwo se hari ikintu twe dufitanye randevu ya saa moya ukuntu ndi amahero hari icya saa 9 n'icya saa moya ariko iyo ni business Nizi nundi ko nta kandi kazi ngira nawe nta myaka ijana ese ubundi wanageza uzabona ko karejya kawe bagakuyeho ejo bundi we merezi byanjye harimo telefone yanjye harimo telefone yanjye oya ni iyanjye ariko
Se telefone ni iyanjye. Niyongere. Muko ni yawe ko Niyanjye. ni password turebe. Kasongo yeye. Karara. Mwari muri kumwe mwangambaniye ayo mva mwangambaniye Ariko boss urumwihanduza cumi. Guteze. Kugira ngo ejo ndi wa mwana ugiye kwambika impeta mbone agera ubwo mu muhanda. Mva we. Gusa nyine waranyemeje nawe uramwemeza. Chunga sana. Uchunga ururimi rwawe hari amagambo utagomba kumva. Ururimi rwawe ko rutagira discipline. Bibi ibyo rubonye. Umva we. Witonde. Irindi jambo rimwe rishobora kuvuga. Ndajya nkukata igihumbi. Ntabwo mbitinya. Nzayamenya ko nabibonye. Umva nkubwire. Witonde kuko nshobora kugukata naburi ibyo nkata. Nakata n'izo ntoryi zawe. Zose ziriho. Ukazikata. Naziro n'ubundi. Kankureke irindi jambo riri wavuga n'intoryi ndazikata nge ntabwo naburi icyo nkata. Witware nuweze ko nundi byose ari ibyanjye. Ngukate intoryi wowe. Uzakire muri mani hose zibaho. Nge nta ntoryi ngira. Salama Juma. Nagute? Ni sawa. Achuka nkubeki. Ibaga yawe sirimo ibiki ko mbona wagira ngo ceceka ahubwo umuturanyi wawe ariyo? Ashobora kuba arimo. Wigira ubwoba irimo imyenda. None se uje gukwama? Ceceka reka njya kureba umuturanyi wawe. Aho ugiye? Wait for it. Wait for it. Kasongo yeye. Bali nanga. Gihu. Mbonye se mukikanga shamba ari muri iki? Oya nari ndimo twakirimo turagira nyine tugira nyine tubataragize. Umurasheri. Nta kibazo narindi kumubwira ngo ntandaburize kugira ngo uze kumbona ari multiprise nako surprise. Gira unangwemo zibicuru kuno byanzonze ma. Yaho mbega. Urabona gasheri. Yo sha nukuri nakubeshye. Unsubiranye ubuzima. Nari ngize ngo muri kungambanira ariko nabyo mwangambanira muri awe nta kigenda ndamuzi n'ubundi umuntu tumaranye iminsi hano mu gipangu shaho ntarumva ibindi bazinanyeganyega angana mashiti warega natwe soko twagize ahubwo se twirengagije ibyo waretse nkakwereka ahantu nkijyanira tugatemberana nicyo bitwaye nkunda ukuntu utangorera Akutse biriya bintu nabonye ejo bundi aha bibe kimwoka byawe wa mukobwa ngo nirebe ko ibintu byamubayeho sha umva kuva nabaho niho nabibonye ko se baho ubundi buriya koko uriya muvuna muheto niyo yateye uriya mukobwa umwaka koko njyewe biriya bintu narabibonye ndavuga nari nka mushiki wanjye nkamufata uretse kwishyitsa ubundi buriya
bite se Directeur? ni sawa cyane. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Bite se noneho ko nabonye utoroshye? Nako nguroroshye da, ahubwo nabonye ufite ibibazo. Akora ngaho. Nizere ko umwana wamubohote hari. Yasigaho bakora ayo ngayo. Uzi uyu munsi noneho umva nakubikiye amakuru atari ivumi muri iki gikapu cyane. Arimo. Cyakora ntabwo ashyushye. Ahubwo arakonje kuko ntabwo ari bukote kuko aramutse ashyushye yakota kano gakapu kanjye. Ahubwo arakonje. Neza bikere. Uzi ka gakobwa ko kwa Nyiranceceri. Kamwe bita Rebeka. Nako ngako. Bagenza bite? Ubwo rero ako gakobwa kagize gutya kikundanira kihurira n'umuhungu. Bahuye mu nzira bagenda? Bari bahuye ariko bari batuwe n'ubundi bakundana. Nukagira baje ngo ajye kukambika fiançailles. Uwo muhungu. Bya bindi bita gutera ivi. Ibyo ngibyo. Nuko kaba kagize gutya kaba kaririye kizana n'ibintu by'ibyo. Nuko birangira. Gase si ibintu by'abakobwa n'ubundi. Ubwo uzi ibintu byabaye. Ubwo byahise birangira. Ya fiançailles umuhungu yihereye undi. Uwo muhungu yari afite gahunda ba? Niba yari afite gahunda, niba ariyo n'ibyo y'umukobwa, ntabwo njyewe mbizi. Ariko ubwo none watanga iyongera ntabwo yateye umwana w'abandi umwakudi. Mbona subirakariye. None se urumva we byari ibintu by'i Rwanda? Njyewe ndabona ubirakarema wagira ngo ni umwana wawe. Indi ubwo ushaka kuvuga? Ndashaka kuvuga Gift. Arararara. Gift wanjye. Buriya rero reka nkubwire. Hagize ingurube y'umuhungu inkinishiriza umwana gutya. Na Isilamu zishoka. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona we shawe imbwa ziragwira mu gihugu gusa icyanzi aranyemeje ntako atagize nari naje mfite gahunda yiwe nacyo ariko wamaye marete kumbona zugarutse utishimye kandi noneho byagenze bite abasohotse baraza bagaruka barakanye rekerayo ahubwo se ko mwagiye muri babiri nkaba mbona ugarutse urumwe byagenze bite ceceka ingegera ngo ni matiku nari nzi ko ari muzima kumbe yewe ni imbwa gusa nze ngo nje kumusura ansohokane icyo nkoreye cyakoze ni ukungaburira harangurira ibyo kurya ngurira amata no kunkoraho koko yesu we indaya mbaya none se ubwo ibyo bisobanuye ko atari muzima byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe ushatse kumbwira ko mwicaranye ntimudakorana nta matiku nta gihumuye mwese muri bamwe ko none ariko ubundi ubwo muri bazima ni ukubibona bigenda gusa neza bagange nigendere Reka nze nkubwire rero njyewe ejo bundi nari ndiho nitemberera mba nihuriye n'umuhungu Rukwago ambwira ko matiku wawe yagiye mu iduka agiye kugura niba ari ibuto kwa Mututu mumpe matiku wande reka da ni Gift wawe naye ngeze ngo ni matiku ngura mu ntwerereye Gift wawe rero uko yakinjiye mu iduka Mututu mpume yakomeje amwitegereza kandi ndamubajije ubuto noneho arangije aba yikanze Rukwago amwikanze Rukwago nawe yaragiye mu iduka none Mututu mpume aba aramwikanze ambana n'ibiraya hano kuvuga ngo ntabwo bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora ye baba we uzi ibintu yakoze Rukwago yarambwiye ngo yataye inkonda uranyigiriye mbwa y'umusaza di ubwo se uzagira umuntu kugeza rya kutamaje byakurikiyeho orokera Gift wawe ntabwo byarangiriye aho ashwida orokera Gift wawe ngasohoka
nakubwiye ko ngufite inkuru zitariho ivumbi we yazimperwa ngo agere mu muhanda abakubitanye n'amatiku akubitanye n'amatiku mbona barasuhuza njye narabyireberaga njye ntabwo ari inkuru barakubonye wowe ntabwo mbizi niba barambonye ariko njye narabarebaga cyakora ibyo bavuganye ntabwo nigeze mbyumva gusa icyo numvise matiku amubwira ngo ngo wacyana wari kuteye neza umukecuru rero uti ibyo bavuganye byose ntabwo nabyumvise ariko numvise ko yamubwiye ngo uteye neza narabyumvise ndumva hari ubwiye zishizeyo ndumva zari Kasongo yeye Mumbalinanga Kasongo mbona we Songali ubundi buriya ntureba gifuti wawe aca ku batipe bikaru yarenga bagasigara barara impinja ku mabere ya ba nyina imoko bakaziruma urumva abasaza inkono z'itabi zikorwa zicuramye ari nako bishima mu mara bavuga bati sha dushaje ubyiruka wakana aho gifti wawe kuko nugusigira umukobwa wawe oya niko ameze ariko se ko nawe arivugirereka asa wowe ntujye umubona ngo urebe ukuntu byitwaye cyo ni ikivugo cy'umukobwa wawe nitwe twabyaye abandi baraduherekeje have ku buryo aca ku basaza bagata inkonda abandi bakayoba n'inzira bajyagamo abasaza ubundi rero icyo gisaza ngo ni mucutse umwumva niki ishoka yanjye izaheraho isiramura ngaho buriya Rebeka we rero ngiye kuzamurangira umuvuzi hariya hirya mu gahenebero mu gahenebero hari hari umusaza uvura ibintu by'inyatsi avura abarumwe n'inzoka imbeba ndetse yewe n'ibikeri ariko noneho narumiwe koko ariko ubonze uri umukomedi none se igikeri se cyarumye ndi mu mateka none kabivura ariko uri icyago koko yewe mbonye umuntu uzajya unduhura mu gihe mfite stress pe weke arabivura byose uwo musaza arabivura pe maze yewe urabeho kandi urakoze buretse gatenze nkubwire n'utinaka ariko nakubwiye ngo umva rero Nyirancereri we ubu ngubu we ibyo ari kwivugira noneho ari kuvuga ngo aramutse yongeye kubona umusore umukunda cyangwa se wongera kumwambika impeta ngo yahita yisamira mu kirere neza cyane abakecuru da nari mvuze Nyirancereri ni Nyiramacibiri burya niwe cyagiye wambitswe impeta y'abandi itariye yayisamiye mu kirere dore ko n'ikiro cy'abagabo muri iyi minsi gisigaye cyarahenze buriya niyo mpamvu yayisamiye mu kirere genda wagakobwa wiyanzura koza rwose umva ubwo nyine nawe urumva ko ni nkawe yamwayifuze kandi atabizi yewe y'agahato reka nicomokere njya kwishakira dokwama yabaye nka data no ku masirenge y'abatasi utakaramo none yayisamiye mu kirere cyane mbega umukecuru ngo yayisamiye mu kirere kuva mbayeho nigeze numva umuntu wasamiye mu kirere yewe umukecuru we umuntu ategurirwa impeta yambikwe undi muntu biriya bintu wenda nuko nabireberaga kure ubikurikiranye wasanga n'undi uriya muhungu adashobotse nagashobotse gusa ari nka mushiki wanjye abikoze uretse kuzahura nawe nkamwesa nta n'ikindi kintu namukorera pe umva ndarahiye ariko ubundi uriya mwana w'umukobwa ko nabonye ari mwiza gusaza we uriya nakamuhojeje amarira namuhoza agahinda kiriya ngegera kugeza ubwo yazimubona igitenge gishyashya urukweto rushyashya ku buryo ndajya mureba kwinshi buriya muntu se yose yamuguranishije ubundi nta n'ikintu amurusha nta kintu amurusha pe